Nene we. Ndetse Miriki. Yabishaka yabigamije. Ibyo ngibyo se wabwirwa n'iki? Wabibwirwa n'iki? Babara makubite mwereke. Uhanzwe naye madeye. Ukure mitiriti, ukure mitiri. Muzene. Amene iki? Kamfira muri office mbare gatatu waki. Rimwe kabiri gatatu vaza mwongere murushi. Mari. Muzene. Soka hano mvire muri office. Gira vuba cyangwa mumenagura. Mvire muri office. Get out. No, stop touching on me. Get out. Stop testing me. Right? Kansuzuguza abakozi bigeze kuri kano kagiye. Aramena icyo wanjye sikovuga ngo rimwe kabiri gatatu vaza mwongere murushi. Mari. Muzene. Soka hano mvire muri office. Mike! Sikutaro utaseje. Nambonye rusinziye ndavuga ati reka. Naje ngabanya kubaha cyane. Morning. Morning. Naringiye. Urangije urifata ufashe urugendo tu. Musuye mu mujyi se mu kazi. Ariko ntabwo negukangura ntabwo njya nkangura umusinziri. Kuko ndabizi igitose ku buryo kigorana kukibona. Okay. Nari urugendo rwiza. Thank you. Ahubwo we thank you. Kuko iminsi tumaranye. Watumye nduhuka kandi ibifaranga byawe by'ubuntu. Shariro. Hari igihe umuntu ajya muri situation akumva neza ijoro ryamugwiriye. Umva umukobwa namusabye imbabazi yabyanze neza. Nagiye ndapfukama ndarira ndikunenga nk'agahinja. Ako yanze ko nyumva banyiraririyeho. Wambeshye inzu udafite. Imodoka ntago yari yawe byose narakuvumbuye. Ku kazi ntago ari wawe. Ntacyo mvugana nawe. Leave me alone. Ndabigirane bro. Ndabigirane ko kwangira inama. None se inama nakugiriye cyangwa se inama nari mfite narazikugiriye. Iyi ngenzi muri zo yari yo kujya kumusaba imbabazi ukamubwira ko ibintu byose wavuze bitari bihari ari uko washaka wenda kugira kubona attention yiwe no kumwegera kurushaho. Iyo nama nanjye nari kwigira
kandi niyo nakugiriye rero ntabwo yayumvise rero kuba atarayumvise sinzi nyine indi nama nakugira muri aka kanya usibye wenda kukubwira sorry kandi sorry sinzi ko ari cyo yagufasha ariko ndi wese nakababaye kubera ko nta gihe na rimwe ikinyoma kigeze kigira iherezo ryiza wariraririye wifashe umuntu wigira umuntu utari we wambara indi sura wizeza umuntu ibitangaza bidahari utabona nuko urema so ubwo siyo niyo nama ngiriye nawe nembo zonza kugisha inama how man kuki gihe cyose wa wigira wadanje nigize wadanje ute kutuvuga ibintu bihari kandi fact ngo hari zihari zigaragara akoreka ngo urumva nk'umuntu tubana dusangiye ubuzima urumva wakambwa ibyo bintu koko I'm sorry for what niba wenda mvuze nabi mvuze ibidahari kandi nyamara igihe cyose urandwanya ko mu by'ukuri sinzi ikintu umpora ngo wenda ukomba kunga ati tubigenze gutya na gutya na gutya noneho ikintu kibabaje kuruta n'ibindi byose hano umukobwa nkatire naziranyuze nazikabakabye musubona nararuhige basi ko na yampari imwe byibuze akanankatira ariko yanampaye nkanumva n'ubwo butamu cyo kirimo kinshengura asubundi reka mubaza niba uvuga ko icyo kintu ari cyo kikubabaje ubundi kuba atabiguha wenda utakorakora ibyo ushaka kuvuga wifuzaga gukorakora hari umunsi utabikorakora abandi ntibahari benshi ntibuzuye ubundi ikintu cyakurakaje cyakubabaje ku rwo rwego ni ikihe nyirizina imbaraga zanjye natayemo izihe se inamushakiye inzu namushakiye akazi nagize gute nose reka nkubaze nose ni imbaraga utekereza ko ari imbaraga zawe cyangwa ni imbaraga za Mike uruhare rwawe n'urure rurimo usibye kubeshya kujya kuri wa ruhande ukabeshya wagarukana kuri ukabeshya wewe kutabeshya ngo biguhire okay bro reka tubwizanye ukuri sibyo ahangaye igihari noneho no kuvuga ibintu uko biri ntuze kunera amabuye kubera ko cyenda kubwira ibintu uko mbyumva nta mbaraga wigeze utakaza ubushobozi bwakoreshejwe n'ubwa Mike ugenda ukamanipira amafaranga cyakoze uriya mwana ba ahubwo yakaba afite company nk'eshatu ikindi reka nkubaze ese ubundi Scott reka tuba abantu sibyo ibyo bintu ukora ibyo wiri gukorera abakobwa ibyo ubamo ubuzima bwawe bwa buri munsi usimburanya abantu nk'usimburanya imyenda ari n'abatayisimburanya ari n'umuntu yambarira umwenda inshuro 5 ezingahe atanawukuramo ariko wowe uko induye boxer ni kuhindura umukobwa so no tarigiraho aho ukiriho uzanguza irya wapfuye ese ujye wicara byuze ugatekereza ngo abaye ari nka mushiki wawe uri gukorerwa ibyo bintu ujye ukora nimba ubwenge wabwicariye nimba utekereje utonekara je nibyo bintu bijya bingora nk'ubwo mushiki wanjye umuzana mu biganiro turimo tuganira ikintu cy'ikimara kiki bro mbanyirangiye nkubwiza ukuri man ubundi nkuno nkawe ndaza kukugisha inama ubundi umva ubundi ni bono riva yaho ngaho reka njya kwirebera Mike niwe nganiriza n'ubundi akanyumva nkabuta ibintu ubutangiye kuvanga dossier okay tukiraho okay wenda ngewe nta kibazo reka mpindukiyo wenda igifaransa ntacyonzi nawe wenda voyo sinzi ari n'ibiki ariko reka nkubwire sibyo nkubwire n'ikintu kimwe nacyo nikiba uzaba nyine uzi ko nigeze basi nkikubwira sibyo ese utekereza ngo Mike umunsi azamenya ibikorwa byawe n'amabi yawe n'amanyanga yawe n'utuntu twose burimo n'uburyo umumanipira n'ibintu byose wamubeshye n'ibintu byose ukuntu uri kubikora utekereza ko bizagenda ute ndetse bafite umugabo si bwo buryo bwe nyine ubwo nyine azanyakira azankora ikiza okay cyekano ujya kumva mukajya kuvuga ubugambo cyakora icyo cyo wenda ntabwo yenda nkorera ibindi ariko ibyo byo ntabwo ujya ukunda ntabwo ndabikumva amafuti y'umugabo nibwo buryo Mike azanyumva ni umugabo mani hari igihe wazisanga bwabaye ibumoso kanigendere mani mbona buze nawe gisha inama kibi cyawe ni ukutumva ukuri
Boss mwihanganire gora ngo turi ibibazo byanjye nyine nawe nimbona nabitora ni usanzwe ngira inama none se wabaye iki none boss wa mukobwa ibyanjye nawe ndabona birimo kugenda bincanga ushobora kuba ngiye gutandukana nawe kuko umukobwa mwereka ko mukunda ntago abingaragariza nyine ni ikihe kibazo nyine yaje kumvumbura kuvumbura ko namubeshyaga musaba imbabazi yanga kunyumva nyine turarakara nsohora nabi nsohora no mu nzu ye nabi cyane kandi none se kuki wamubeshe ntago wamukunda yenda nanone ndacyamukunda kuki wabikoze ukamubesha nyine boss urabizi nyine ko ari kugira ngo mwiyemereho abe yananyemera yaheko urabizi ikinyuma ntago kimara umunsi ntago kimara umwaka byose bikunze umuntu ushaka gutsindira byiteka nkuko wabimbwira ko umukunda mugomba kumubwiza ukora akagukundira uriwe utaje kumwiyemera kuko yabe kumwemeraho bimutwara ako kanya ariko nyuma y'imisi ntago nta kintu we kivuze urabizi ko nari nakugishaga n'inama urabizi ko nigeze nkubwira kujya kumwemeraho se boss wangiriye inama byibuze basi nama nakubwira no kumureka akabitekereza akabyakira wamusabye imbabazi se boss narazimusabye ndapfukama ndamugana ibintu byose nakoraga ko ari kugira ngo nkwereke ko ngukunda hanyuma arambwira ati oya ntago nabyemera mvira mu buzima boss uziko noneho n'ikintu kinambabaza no kuruta ibindi byose urumva ibaze ko nigeze nanaryamana nawe narabigerageje nabyo no habe n'akabizu n'aka karimo ikintu gikoje no kutajyamanye nawe boss ukuntu kiriya gikobwa ari cyiza ukuntu gifite imwe nziza ukuntu gifite iminwa myiza akuzi ko nagiye njyangura umugabo kumbura okay sorry kwihuta Siko najya nkubona sanze tuzaziranye kuri wowe ari rukundo kuba yagukunda byiteka na sex ni cyo kizambere nyine no gukundana ariko nibyo bizamo byo kwishimisha nabyo nta kibazo nabyo biba byiza tubireke byo gukunda hanyuma rukundo na sex ni cyo kibanza kuri wowe sex noneho ukuntu yanze ko ndara no mu nzu we cyakora ndumva sex ni ibanza boss cya gikobwa ni cyiza boss cya gikobwa ni cyiza boss uko cyananyimye koko nyine iki ko sindi kukumva nini washaka urukundo washaka sex bose naruhiye iki uyugura iyo ugenda ukagura nta kibo wenda tugatandukana bitewe n'imbaraga no ntabwo nzi ko rukomeze no kuri kwimana n'umugabo ujye wambwira ko ushaka gushaka ukubaka none yingo sex bivuze nuko tugiye gutandukana yankatiye kibuze ntanagize atanamaye kubira n'ibyo bikobaje umuntu urumva na boss naruhiye iki koko kibuze yaramaye nkavuga wenda naranamuriye ibyo ngibyo bikagira ko nta mugabo kurimo nta mugabo kurimo oya urukundo uruganza byose umuntu iyo wamwingaruriye wamutsindiye akaba wawe ibi byose urabironka gikureye sex habanza urukundo rukuyemo ibyo byose wifuza byiza sex man si wasinze cyangwa wasinze bose genda muzima ndisoba shara akabona ko katiye wari ubikwiye pe wari ubikwiye pe njye nako ndatangaye najyaga nkufasha nzingura umugabo Scott umugabo gentleman yubaye igitsina gore none wagiye muri ibyo boss ibyo ndimo nkubwira ntago byumva ese ufite abayigisi bangahe 30 ni komedi ari kuri gukina 30 nibo nibuka hanyuma se bose mwararyamanye ariko nyine uriya we ntabwo yigize amato yaranyine nicyo kintu kimwe kinambabaza ese umva ariko wayiyandaritse ko ubu abagore 30 ubwo dukuyemo n'abantu mutakundanye ubwo hari nabugura ku ruhande n'indabyo zikura nyine wo naba ex 30 wenda bo duhura rimwe nyine tukaryama nabo barenga 120 Siko sokera imodoka kugenda
sohokera imodoka ugende njye nawe ntacyo dupfana nta nicyo numva unyibagiye nta nubwo n'inshuti yawe njye ndi boss aka kanya sibyo sohoka sohoka mvuze ngo ntacyo mvugana nawe umusore wa fake cyane ntabwo uri kuvuga rwanjye siko genda nta utanzanshafuza izina gendoje Maya. Antes Você Kamwe gusa. Ambaro kamwe. Ako shima tujye tuvugisha ukuri sibyo nk'izi fagitire kuki utari wazinyeretse ntabwo wazisanze aho ngaho sinzi ahangaha nose izaje ku itariki zingahe Imana wabimenya gute se utari mu kazi ntari mu kazi wowe ugomba kumbwira ngo fagitire bazizanye kajya kudekara none se ubu ngubu reba aho itariki zigeze turabona iminsi ibiri nawe ushaka kuyikigishamo kandi ntabwo ari byiza kabisa ubwo kumbuye ko nkubwira ngo boss sorry boss we boss wawe kandi ndakuyoba turabana nkuyobora ahantu habiri kuyobora ku kazi no mu rugo okay ariko uzi neza ko abari hasi aribo bazazamuka ntibimenye ntabwo biza nabi ntabwo nabi nigiye Harvard mubigira yuara nigira yuara okay okay
Koresha utaza kunigana ifuka. none ko nabonye udatekanye muri iki kibazo ko mukanya ujuganya ufite ikibazo shaka kubwira amara nari narabikubwiye Nitazi no gufungika. jya umenya ikibuga urimo n'ikipe n'icyiciro mbese utandukanye irondo nyine nayo n'umusatu Turiye wundi nabimubwiriraga ikimana. Bosi. Nzi ko ari umuntu muzima nawe ni dage nkawe. ese ubundi reka mubaze usibye kuyisumbukuruza wabonaga ubundi bosi mwakomeza kugendana ku murongo umwe ubona yakora nk'ibintu ukora nanakubwiye ko umunsi yavumbuye amafuti yawe ntabwo azongera kugufasha ariko ntabwo wanyumvise kubera ko yayandi aba ari mu rupfu nyine ntabwo yakumva Ese ubundi nabimubwiriraga ikiboko. Nzi ko ari umuntu muzima. Nganirije nk'umuntu wanjye. Ash. Rero ese undi reka mubaze ubundi utekereza ko ari undi muntu mwahuza ku buryo mwagendera kuri revimu mugendere ku murongo n'amafuti yawe n'ibintu mbese nta kuri ugira ubundi kuzima kubaho ukuri kwawe mbese ni ikintu wibagiwe kubeshya tukagira amafuti gute mani yose ko ibintu byose umuntu abikora kugira ngo yirwaneho. Okay kugira birwane none iyi Kigali wayobamo gute mani udashatse ariko niba nibuka neza numva kumbwira ko ufite n'umwanzuro na gahunda yo kuba washaka kubera ko wabonye ikizongereza wabonye misi wabonye sinzi ibintu byinshi wambwiye ni gute ufata umuntu utekereza cyangwa se uteganya gushaka ukamuzana muri game zawe zidafite ubundi ubuzima bwawe bufitiye intego warangiza amakosa byakugaruka ndumva uri utangiye kubreminga boss utangiye kubreminga nde amakosa yose ni ayawe ntagaraye cyakoze reka nkubwire shema reka nkubwire imboga zibona abana nk'ibiriya bifaranga cyari kuzabira ngwino muri ofisi tuvugane. yego Urabona n'urukundo sinase gafite umutima mwiza byagenze bite hari menya ntashye shema inama yafite nawe akugire kumushira iyo yatubwiye nabi aba ari ikibazo none avuze neza byo bibaye ikibazo agiye kwitamama ariko umwana amafaranga uzayabona ariko nuhinduka